Hari igihe ukura ugasanga hari ibintu utigeze ubwirwa cyangwa se ugasanga wabimenye impitagihe. Cya gihe nanone uba usanga ibintu bimwe na bimwe byagucitse nta n'icyo wakora kugira ngo ubigarure. Ariko nanone hari n'igihe uba uri mu myaka yawe y'ubuto ugasanga hari ibintu wagiye ukora kubera ko nta bumenyi bw'ubuzima wari ufite. Uyu munsi naje kugira ngo nkubwire ibintu by'ingenzi bizaba urufatiro rw'ubuzima bwawe, bimwe uzagenderaho ubuzima bwawe bwose kugeza uvuye muri uyu mubiri. Nguhaye ikaze niba uri mushya, gushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Ntabwo nagenda ntabashimiye. Uyu munsi twujuje 1000 cy'abasubscribers. Fasha uyu mwanya ngo bishimire wowe wakanze subscribe, ni ukuri Imana ikumpera umugisha. Ikintu cya mbere uzagenderaho kandi uzashyira mu mutwe wawe ni ukuvuga ngo uzirinde gukora ibintu kugira ngo ushimishe abantu. Biragoye uwo waba uri wese, icyo waba uri cyo cyose, biragoye ko wakora ikintu gishimisha abantu bose. Hari abazabyanga abandi babikunde, hari abazakubwira ko ari bibi abandi bakubwire ko ari byiza, hari abazakubwira ko bidashoboka, ariko byose uzabyirengagize kubera ko uzi icyo ushaka, uzi intumbero y'ubuzima bwawe, uzakora igikwiye, icyo usabwa kugira ngo ugere hahandi ushaka. Icya kabiri, ubuzima buzaba bwiza igihe cyose nta muntu uzi byinshi ku buzima bwawe. Uyu munsi sinzi ibyo usharinga ngo abantu babibone, ariko ujya witonda cyane kuko ibyo wereka abantu uyu munsi ejo bishobora kukubera bariya cyangwa se bikakubera uruzitiro ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, cyangwa se ugasanga buranangiritse kubera ibintu wagiye usharinga. Icya gatatu, uzagira amahoro mu gihe wita ku bikureba. Hari ukuntu usanga uri umuntu wivanga, ugasanga rimwe na rimwe urakora ibyo utategetswe, urajya aho batagutumiye, uravuga aho bidakwiye. Jya uguma mu mwanya wawe, utange ubufasha aho bukenewe, ariko umenye aho ugomba kugarukira. Icya gatanu, ntabwo ibyo uzabona byose muri ubu buzima bizagusaba kuba witeguye. Ugomba guhora ushakisha icyatuma utera imbere. Ushobora kuvuga uti uyu munsi meze neza, ubuzima nta kibazo, ariko jya uzirikana ko ubuzima bwuzuye amasurprise menshi. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza ariko ejo bigahinduka, ugashobora kwisanga hahandi utatekereza ko ushobora kugera. Komeza ushake icyaguteza imbere, gutyo nibihinduka ntibizagutungure cyangwa se ngo bikubabaze cyane. Ikindi nanone, ntuzingingire umuntu kugukunda cyangwa se kuguhitamo. Urukundo rurizana, urukundo rujya aho rushaka. Ntuzakore ikosa ryo guhindahinda umuntu ngo agukunde. Nagukunda ni byiza, ariko nubona nanone byanze uzamureke wigendere. Ikindi nanone, uzamenye kwihangana. Kwihangana biragora ariko bigeza ku ntsinzi. Ubuzima, isi turimo ituzanira ibintu byinshi bitandukanye ndetse bidusaba kwihangana. Byakugora kugera kure mu gihe muri wowe nta kwihangana ufite. Ikindi nanone, uzijye kubana n'abantu bose bitewe n'uko bateye. Ubakire uko bateye, ubane nabo gutyo, kuko hari abantu batahinduka keretse byonyine bavuye mu buzima. Ikindi nanone, nta muntu uzaguhindura uwo wifuza kuba we, ni wowe ubwawe. Wa muntu wicara ukarota hahandi wifuza kugera, aho hantu ni wowe wenyine uzahigeza. Uyu munsi ushobora kubona ugusunika akakuvana ku ntambwe ya mbere akageza ku ya kabiri, ariko nanone wibuke ko uwo muntu atazahoraho. Hahandi ushaka kugera umenye neza ko ari wowe uzahigeza. Ikindi nanone, menya ko buri wese azakwereka uwo ari we, icyo usabwa ni ukumuha igihe. Uyu munsi ushobora kuba ufite inshuti cyangwa se abandi bantu, akaba ari wa muntu ukwihishamo, akwereka isura itari iye, akomeza kukwihishamo, ariko igihe cyonyine kizakumenyesha uwo muntu uwo ari we. Ashobora kwihisha uyu munsi cyangwa ejo, ariko ntabwo bizahoraho.
we wa nyawe azagera igihe agaragara. Ikindi nanone ugomba kugira ubumenyi butandukanye kuko ntiwamenya ikizakuzamura. Urugero uyu munsi uri mu buhinzi urafokasinga ku buhinzi kugira ngo ushyiremo imbaraga, ni byiza ariko nanone ntibikakubuze no kuba wagira ubumenyi ku bworozi kuko uyu munsi ubuhinzi bushobora kwanga ugasanga bwa bumenyi ufite ku bworozi nibwo bugufashije. Ikindi nanone menya gukemura ibibazo byawe kuko ububabare bwose waba unyuramo isi izakomeza izenguruke. Uyu munsi ufite ibibazo urumva ubuzima bubishye wabuze icyo ukora ariko menya ko nubwo bikugoye gutya hirya hari abandi bari mu birori, hari abandi bishimye, bityo rero bizagutera imbaraga zo kwishakamo ibisubizo nk'aho uri wenyine. Ikindi nanone uzumva inama z'abantu bose ariko ukuremo izikureba. Ntuzange ko umuntu akugira inama uzicara umutega amatwi ariko ukuremo ibyakugirira umumaro. Ikindi nanone muri bike ubona uzige kuzigama. Hari ukuntu uyu munsi uba ufite akazi cyangwa se ufite ikindi kintu kikwinjiriza ariko ukaba uvuga ati iki ntabwo gihagije, sinabona uko mbika amafaranga make ngo ngire n'andi nkoresha ubona ari make, ariko ngo icyo waba winjiza cyose byanga bikunda hagomba kuvaho icyo wizigamira kubera ko uyu munsi ushobora kuba ukora ejo bigahagarara. Iyo ntacyo wizigamiye ubuzima burakugora cyane, ariko iyo hari icyo wazigamye ugira uko ubaho ukagira n'uko utangira gushakisha ubundi buryo. Ndagushimiye wakoze cyane, ibi nibyo naguteguriye uyu munsi, nawe niba wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe ukande share ukore like kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.